Man, cyane twaramucitse wa kintu. Nari twari doye man. Singe wahe. Mbega kajama. Yo kidushyikira ariko. Gahunda yari kwa perefect na gaske none. Wese yambira iki man. Gahunda ngo no kudiraburiza ariko. Doye ni daje wa kintu. Ariko ziko wakine we, ziko cyaje nasize n'agafege man. Ori daje uva ko nyine wowe mwiga man. Akayikanje man. Rato wendi sasa man biza se biza bwaye nje mu gake. Oyi nigiti imbunda wa kintu umusirikati n'ubwa mbere man, n'ubwa mbere ariko man. Siko nigisu umusirikare atagitari ku rugamba waruna. Ariko muri dushoneshe nyine. Apaki muri kumva. Man taki afashe umuntu wa kintu. Ako dushaka twanacomoka wa kintu. Nose ntubona. Ariko mfite na kuri kibaba man. Serious OG. Kibaba. Tugere wa kintu. None ndakwemeye kuri indiga y'umuntu. None umujama. Kuva cyaje nibwaje mu gakino. Bitangiye kuza. Ariko ndaje tugende man. Ariko tugere yose. Ahubwo sereka mbere yo kugenda kumva. Mfite protein icyana ntuzana ibyana ariko byo kuzana ibintu by'ibyana bituvangira diro atari bya bindi byawe nimba cyemera gucomoka ahubwo barabeshya man. Umva se Frank jya kukinzanira nyine cya cyano zikora turi hano weshi turi cyana wegenda ukumva twebwe turategereza kintu nyine tute tugenda tumupaye gipfa kuba atari nanjye ariko amutipe umenya ari kurya ubugari bw'isosi umenya ari kurya isosi y'imbeba niyo tutararigeraho Bides cyane sa kabisa nose muvuye hewe muri library henshi ako murakundana basi uko mukundana ni nako mukunda kwa Merisi nta kibazo gusa nyine uzagiye inama umuvandimwe wawe yakoze iki nese ntago muzi ndamuzi se umuvandimwe wanjye nyine nyine ntago uzi ibikorwa akora muzamugire inama shagufi nta kibazo sha nyine basi uzajya umugira inama pe gusa wowe nyine nese ndagira inama umuntu naciye nyine mukomeza wumva ibyo kubwira nyine nta kibazo wowe ubimugeze ubutumwa guhaye kireke mucomokane we namuze naje ndebe icyo cyana no umwana ni neza mwabintu ahubwo mva kundi byana reba nka cyagiye n'iki hamwe n'amanega nyine by'umutima mva yanika ndagaza ndavamubonye genda mutegereze ujya gahunda ni imbere cyane warumwe ndavahamububa cyo mugatunguka amana ako cyaje nyine mutangikira umutima katurindire ko gishika ko barakizana nikiriya se tazavuga ngo yaragukombanyirije tutazazana Frank bitese makuru wakwicara ari ntabwo nicara wese ndahita nsubira class turabona gatoya nyine nta kibazo tuvuga neza ntabwo ari gatoya ko ugize wakwicara oya ntabwo nakwicara nicara biranenza just oya ntabwo uretse oya wowe nushaka kugume wicaye ntabwo mbese ubu nanjye abagore kugira ngo basi ubone ko oya wowe nta kibazo n'undi se si wavuga amajwi agasohoka umva se ushaka hariya tujyana se ugasohokana oya ntabwo biri kugora oya ntabwo nagenda hose ntabwo ngiye gukora iki sinukubera oya ntabwo mbikunda ibintu byo gusohoka ikigo oya okay kamwe basi umunota ukora iki se ubundi mbwira ikintu ushaka ko njya gukora inyuma y'iki nshaka gusangira nawe uzi bite se bro sha urebye nta kibazo byagendaga ariko sha gake gake amasomo se wageze he mama sha amasomo nyine gake gake tumba niyemereye classe n'iki ese mama usige ubu ngubu wabonye umwanya wo kugera mu ikaye sha ni gake umuntu aba yikomereje rimwe na rimwe nyine ku kigaba gakeya kandi uba waje ku ishuri sobizi nta myaka 100 ngereka mugire inama ikintu cya mbere ugomba kwirinda kandi kizanagufasha byinshi cya mbere ugomba kuva muri kariya gakundi kabara abantu urimo
kahe gakundi se kabandi abahe bantu oya aya masaha ariko wajya utekereza ko mbona uri umuntu mukuru kandi nkaba numva ibitekerezo byawe biri down sinshobora gusohoka aya masaha nayo y'amasomo nimba ufite isaha rero ndebera aya masaha nsohotse sitakubera icyo ukora ibyo byose sinshobora aya masaha nayo y'amasomo ese igihe gito nicyo kiragutera umva ikibazo mbabarira cyane ntabwo nabyemera shit ndiseriye ko Deo nta keza na kamwe azigera gushyitsaho rero kandi mbona wari umuntu w'iniga umva ibyo byo nose ijambo iniga ni iki iganye no umuntu mugenda nawe ngaho nyumvira ubwenge cyo kuza ndabona ubwenge bwaramaze no kugenda gusa bibaye byiza wagarukira aho ngaho utari warengera kubera iki se nge icyo nkubwiye cy'ukuri Deo nta keza nyine gute nyine Deo nta keza ke ikintu cyo azakugezaho azakugisha mu gihome gusa ntabwo ndi gusoma uzagenda ufungwe kubera iki se amashuri yate usubire inyuma muri byinshi nakoze iki se kubera izihe umva ibyo by'abigenge nta kintu cyacyo reba nga amatabi uretse kukwica mu mutwe byonyine ese ubundi buryo ukoramo n'ubuhe Halo? Oui, chérie. Ntabwo nigeze njya ku ishuri natumwe. Oya nje nambaye uniforme ninjira mu muhanda y'imbere nese urumva nari bubwire mu rugo ko ngiye hehe ntavuyeyo nambaye uniforme. Nese ntabwo bizi neza yuko nje kukureba. Oya ndahindura ntari. Sawa. nushaka kureka ibiyobyabwenge nta kiza cyabyo ikiza cyabyo uzabinywa bagufate bagufunga bakutira imyaka 20 n'ingahe amasomo yareka inama nkugiriye ugomba kubireka na kiriya gikundi ukakivamo kandi nizeye ko bizagufasha ibintu byinshi gusa wowe ugenda ubitekerezeho ku byo nkubwiye kariya gakundi ugomba kukavamo ibiyobyabwenge ukabireka niba waje ku ishuri ukaza ukiga ibintu ukabishyira ku ruhande kubera bati pe nta kintu bazakugezaho icyo mwijeje saka nkureke Usko mwalimu wa mgoti